Ndongeye nguhaye ikaze mu isengesho rya mu gitondo. Imana yo mu ijuru ikwishimire. Iyi ngiyi ni Team of God TV, njyewe nitwa Prophet Alex. Ndagira ngo dusengane Imana muri iki gitondo, dufungure imiryango yari ifunze ku buzima bwawe. Muri iki gitondo tugiye kuvuga isengesho ridasanzwe, mu mbaraga zidasanzwe z'umwuka wera, tumena amabanga ya Satani. Iyi ni misiyo y'Imana ku buzima bw'abizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwabo. Imana yo mu ijuru iguha umugisha kandi Imana yo mu ijuru ikwishimire. Uyu munsi ngiye kuvuga ubuhanuzi bukubiye mu bice bibiri. Nibyo koko wabyumvishije, bukubiye mu bice bibiri. Ndagira ngo dusengere umudayimoni w'ubukene, twongere dusengere umudayimoni w'urushako rubi. Hano uramenya impamvu itera ubukene, uramenya impamvu Satani yakwinjiriye akabasha kuguteza ubukene, karande y'ubukene ikatinda ku buzima bwawe no ku mibereho yawe, ndetse bikafekita n'abawe. Kandi uraza kumenya neza, ese ni gute Mwuka Wera yagukura mu bukene? Ni gute wasenga ukava mu bukene? Unyemerere ngo ukorereho umugisha muri iki gitondo, ngusengera Imana umudayimoni w'ubukene ave ku buzima bwawe, ave mu byawe ndetse n'abawe. Turongera tuvuge ku mudayimoni w'urushako rubi. Hari igihe umuntu agira amahirwe makeya, ushobora kuba uri umumama cyangwa se uri umupapa, ariko utarahiriwe n'urushako, bikaba intandaro n'inkomyi yo kutagira ibyishimo kuri iyi si, ndetse bikazakubuza n'ijuru, bikazakubuza n'ubugingo buhoraho, kandi nyamara wumva ufite inyota yo gukizwa no kumaranisha kugira ngo uzabone ijuru. Umuntu usanzwe ashobora kukubuza ijuru, umuturanyi ashobora kukubuza ijuru, umuvandimwe ashobora kukubuza ijuru, ariko iyo bigeze ku rushako biragoye kugira ngo wikuremo uwo munyururu, Imana itahagobotse, Imana itahabaye. Muri ubu buhanuzi bwa mu gitondo, by'umwihariko muri iri sengesho ry'iki gitondo, uramenyeramo byinshi bituma ushobora kugira urushako rubi. Ushobora kuba uri kunyumva uri umukobwa cyangwa se uri umusore, ukibaza ukumva wowe ntaho muhuriye n'ibyo, ariko nawe hari aho muhuriye, kubera yuko urateganya kuzubaka, urateganya kuzagira urugo, urateganya kuzagira umugabo cyangwa se umugore. Niyo mpamvu nawe bikureba. Nyemerera imbaraga z'Imana ziganire nawe, ugire byinshi umenya. Tugiye kumena amabanga ya Satani mu rwego rwo kugira ngo ducagagure imigozi n'imbaraga z'umwijima zikorera ahatagaragara, zikihebesha ubwoko bw'Imana cyangwa se abizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Benshi uko bwije n'uko bukeye, ubukene butuma biyambura ubuzima, cyangwa se bakambura ubuzima abandi, cyangwa se bakarambika Bibiliya hasi, bakarambika amasezerano hasi kubera ubukene. Ubukene iyo bwaje mu buzima bwawe buguhindurira izina. Iyo witwaga umugabo mu rugo iwawe, amazina arahinduka, icyubahiro ukagitakaza. Ubukene butuma utakaza icyubahiro muri sosiyete. Ubukene butuma utakaza, ukabasha guhindura inzira wacagamo kubera ubukene. Ubukene ni umwambaro mubi umuntu wese yambara, ukamugaragaraho, ukamutesha agaciro. Niyo waba warize, buri wese akakubona yuko amashuri yawe nta mumaro afite. Ariko nyamara ubukene burya habamo umudayimoni, habamo karande. Kandi murabizi, intego yacu niyo kwirukana Satani, tukirukana karande ku buzima bwacu, ndetse ubuzima bwacu n'ibyacu tukabishyira mu maboko y'Imana kugira ngo Kristo ajye abasha kutuneshereza. Njyewe uri kubikubwira, nsengera mu mwuka, nkatangirira mu mwuka, nkasoreza mu mwuka. Nizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ko yampfiriye ku musaraba. Ibindi kukubwira narabibonye, nanjye hari aho yankuye, hari byinshi yankoreye kugira ngo anyiyereke, angirire icyizere, ankoreshe mu murimo wiwe. Hari ishuri yabanje kucishamo, birashoboka ko izi saha nawe ari ryo shuri uri gucamo. Ndagira ngo nkubwire ngo kuba wizera Yesu nk'umwami n'umukiza, kuba wirinda ibyaha n'ibicumuro byose, ndagutangariza ko icyari kigeragezo urimo ariko uri gutegurwa n'Imana kizarangira. Ntiwiyambure ubuzima, kurikirana amasomo neza, ntabwo ari ikikwica.
ahubwo igihe kizagera nawe useke. Imana irimo irakurema kugira ngo iguhereze ibyo kuvuga ndetse igutuma aho ishaka kugutuma bitewe na training yaguhaye. Nibyo koko wanyumvishije neza. Nyemerera muri iki gitondo nkubwire ikintu gishobora gutera ubukene ku buzima bwawe, umudayimoni w'ubukene aho ashobora guturuka, ndetse turasoza nanakubwira uburyo wamurwanya, nanagusengera nkwaturiraho amagambo Imana yampaye kugira ngo mbashe kugucomora muri izo mbaraga z'umwijima, mbashe kugutandukanya n'iyo karande y'ubukene, n'iyo nyatsi y'ubukene, n'uwo mudayimoni w'ubukene. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Nguhaye ikaze rero wowe ugeze hano bwa mbere kuri Team of God TV. Kugira ngo ujye muri uyu muryango mugari w'aba Team of God TV, ndagusaba kugira ngo ukande subscribe maze udusangize n'ibitekerezo byawe muri comment tubashe kukwakira. Mu by'ukuri ntukangwe ngo nuko abandi batanditsemo, ahubwo wowe ntugende utabikoze. Ibi biraguhesha amahirwe yo kuba umunyamwuka nawe, kuko biraguhesha amahirwe yo kuzajya uhora udukurikirana uko bwije n'uko bukeye. Uko twaprodinze ubuhanuzi cyangwa se ubuhamya uzajya ubibona mu ba mbere, kuko uzajya uhita ubona notification kuri screen ya telefone yawe, maze ube mu ba mbere. Intego yacu nuko nawe uba umunyamwuka, Satani akarekura ubuzima bwawe ukaba umunyamahirwe muri ubu buzima, ugahirwa. Imana ndagira ngo nkubwire ngo iyo igiye kugutabara, nongere mbisubiremo buri genda bivuga, ntabwo yita kuri kavukire, ntabwo yita ku isura uburebure ufite, nta nubwo yita ku mashuri wize, ahubwo Imana igutabara igendeye ku mutima wawe, uburyo wayizeye, uburyo yiringiye, uburyo yiciye bugufiya ukihana n'ibyaha n'ibicumuro byawe. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, ikwishimire uyu mwanya nawe. Ubwo turi butangire muri ubu buhanuzi tukarinda dusoza, ugira iyindi mbaraga idasanzwe wakira, nawe uhita uba umuntu udasanzwe. Imana igutandukanye n'akavukire yawe, Imana igutandukanye n'ubwo burwayi, Imana igutandukanye n'ubwo bukene, Imana igutandukanye n'ibibazo urimo bikugarije. Ndakwizeza yuko Imana ikora. Ikintu nkubwiye gusa, ntiza umwanya ngo ukorereho umugisha, nawe ngo usengere nkwaturiraho amagambo Imana yantumye ku buzima bwawe. Nyemerera mbanze ntegura umutima wawe, twinjire mu buhanuzi bw'iki gitondo. Negura umutima wawe mu isengesho nk'uko dukorera mu mwuka, nawe kuko tugiye kuvuga iby'umwuka, nawe ubashe kubyumva mu buryo bw'umwuka, ntubyumve mu buryo bw'umubiri. Satani ahunga ubuzima bwawe. Ntiza iminota mikeya, ntukangwe ngo nuko iyi video ari ndende, nayo irimo ibintu byinshi byakugirira umumaro, irimo ibintu biri bigusige nawe ubaye umunyamwuka mu zindi mbaraga zidasanzwe. Ndagira ngo nkudekonegite ku mbaraga z'umwijima, ubundi nkukonegite ku mbaraga z'ijuru. Ibi ngibi mbifitiye ububasha kubera yuko nizeye Yesu nk'umwami n'umukiza, kandi ijambo riravuga ngo nakumenye ukiri urusoro muri Yeremiya, nakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe. Mushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nibyo koko wabyumvishe, izi saha nawe wizeye Imana, nawe waba umuhanuzi, Imana ikagukora ku maso, ikiganza cyawe kikarema, akanwa kawe kakarema, ikintu ukozeho cyose kikemera, amahanga yose akikubita imbere yawe. Wikwita ku bigeragezo urimo, wikwita ku makuba arimo, ntiza umutima wawe ngo usengere. Nshuti y'Imana, urukundo rw'Imana rurakugose. Nubwo ubona ugoswe n'ibibazo n'ibyago, ugoswe na Satani, ugoswe n'amakuba menshi, ariko ndakumenyesha yuko ubwo turi busozanye iyi video, ntabwo ari uko nguko biri buze kuba bimeze. Hari izindi mbaraga uri bwakire, inzozi zawe zirahinduka. Uko wadepozaga ku kazu kakabura, uyu munsi birahinduka, uburwayi bwawe burahunga. Niba wizeye Yesu nk'umwami n'umukiza, wizeye imbaraga z'umwuka wera izatumye anesha Satani, akanesha kuzimu, akanesha n'urupfu, akabirindura igitare cyari kiri hejuru y'imva ye, imva ikarangara, ubu ngubu akaba yicaye iburyo bw'Imana ishobora byose mu ijuru, akaba yaragiye kutuvuganira. Niba ibyo byose ubyizera, ntiwabura no kwizera yuko uyu munsi ngiye kugukoreraho umugisha mu mbaraga zidasanzwe z'umwuka wera. Ndagushimiye. Reka ngusengera Imana, dutegure ubu buhanuzi Imana ibashe kuzitangirane natwe, isozanye natwe. Reka dusengane.
ca bugufi aho uri dusengana Imana. Ushobora kuba uri kunyumva uherereye mu mahanga cyangwa se uri mu Rwanda, mu duce dutandukanye, mu ntara zitandukanye, umusozi uriho wose uri kugeragerezwaho, reka ngukorereho umugisha. Ndashaka kugushyitsa ku byo wasezeranyijwe na Kristo muri iki gitondo. Nguhaye ikaze muri iri sengesho. Uwiteka Mana, ndagushimye, ndakubashye, ndakunezerewe. Nukuri iyo uvuze biraba, iyo utegetse birakomera. Tugushimiye Mwami ko waramukije buri wese muri iki gitondo akaba ahumeka. Hari benshi batagize ayo mahirwe yo kuramuka, hari benshi baryamye ntibakanguka. Mu izina ryawe gera Kristo, duhagaze kuri uyu munara tugushimira yuko waturamukije amahoro. Ntabwo ari uko turi beza kurusha abandi, nta nubwo dukiranuka kurusha abandi. Ni ubuntu bwawe n'imbabazi zawe watugiriye kugira ngo dusohoze umurimo wawe neza, dukomeze tukuvugire. Benshi bari mu byaha bakizwe, abari mu buraya bakizwe, abari mu businzi babuvemo, abari iyo ngiyo Satani yajyanyeho umunyago babashe gusubizwamo imbaraga nawe. Mu izina rya gera Kristo, uyu ni umunsi watwongereyeho, turawugushimiye. Ndagusabye rero Data, mpagaze mu butware bwawe nk'umukozi wawe, nje gusohoza ubuhanuzi bwawe wampaye Mwami muri iki gitondo ngo mbwire ubwoko bwawe. Mwami, ndagusaba kugira ngo uze unshyigikire, unkozeho ikara ryaka ku munwa. Ndabasengeye nabo ubahe imbaraga z'umwuka wera, ubakure mu mubiri, babashe Mwami Imana guhweza amatwi yabo, ahugukire kumva buno buhanuzi bwawe. Urwaye yumva ari gukira, udafite akazi yumva arimo arakabona, uri mu buzima bukakaye, ubuzima bukabije, ubuzima bw'umubabaro, yumve yuko ibyishimo byawe byaje ku buzima bwiwe no ku mibereho yiwe. Ndasenze rino sengesho kugira ngo uze utangirane natwe, usozanye natwe, kandi uko umuntu ari kubyumva, uko yaje hano kuri Team of God TV, ntaba ariko ataha, yiriranwe umunsi mwiza. Ugiye guhaha ahaha aronke, abona abakiriya. Ufite akazi akora muri kampani ye cyangwa se kampani y'abandi, ndamusengeye kugira ngo umugisha wawe awubone uyu munsi. Ibyo akora byose birangwemo amahoro n'umutekano biturutse kuri wowe. Ajya ahora yumva ijwi mu matwi yiwe rimwongorera, amagambo meza y'ubugingo, amagambo meza yo gutabarwa, amagambo meza yo kwakira agakiza n'ubuntu bwawe n'imbaraga zawe. Ndaguhamagaye Kristo kugira ngo uze uganze, n'abari twebwe aba ari wowe. Urakoze kubyumvishije. Ibi ngibi mbisabye nizeye, mpagaze mu butware bwawe Yesu Kristo, amena. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, Imana yo mu ijuru ikwishimire. Muri ibi bice bibiri bigizwe n'ubuhanuzi bubiri, tugiye kureberamo uburyo wakwirukana umudayimoni w'ubukene. Tugiye kureberamo igitera ubukene. Ese umudayimoni w'ubukene yinjirira he, aza gute? Ese ni gute wamukura mu buzima bwawe? Ni gute ubuzima bwawe bwaba bushya ukongera gutangira bundi bushya igihe inyenyeri yawe yo gutera imbere yibwe? Reka mbigusobanurire byose muri ubu buhanuzi tuba ariho duhera. Ndagira ngo dusome urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino, igice cyaho cya 8, umurongo waho wa mbere kugeza ku wa 5. Nturambirwe n'iyi video kubera ko irimo ubuhanuzi, irimo amagambo y'ubugingo, irimo ubutabazi bwawe. Wowe uri kunyumva upfa kuba wumva ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa se wumva ururimi rw'Umwuka Wera. Haranditswe ngo, bene data, turabamenyesha ubuntu bw'Imana amatorero y'i Makedoniya yahawe. Bakigeragezwa cyane n'amakuba menshi, umunezero wabo uhebuje n'ubukene bwabo bwinshi byasesekayemo ubutunzi kubw'iby'ubuntu batanze. Ndahamya yuko babutanze ku bwende bwabo nk'uko bashoboye, ndetse no kurenza ibyo bashoboye. Umurongo wa 4, batwingingiye cyane kugira ngo twakire ubuntu bwabo batanze, babone uko bafatanya
umurimo wo gukenura abera. Umurongo wa 5, icyakora ntibagenje nk'uko twibwiraga ko bazabigenza, ahubwo babanje kwitanga ubwabo, biha umwami wacu kandi biha natwe nk'uko Imana yashatse. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Nabikubwiye, uru ni urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba kabiri igice cya 8, dusomye kugeza ku murongo waho wa 5. Nk'uko bisanzwe iyo ngiye gutanga ubuhanuzi, nkunda gusaba umuntu wese uri kunkurikirana ngo afate agenda n'ikaramu yandike buri kimwe cyose kigiye kuvugirwa hano, kuko agiye kukibona mu minsi igiye gutambuka. Upfa kuba wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza kandi wizera imbaraga z'umwuka wera. Hano ntabwo dusengera abantu dusingiye ku itorero cyangwa se ku myemerere runaka. Upfa kuba wemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ntabwo tugendera ku itorero. Aho uherereye hose Yesu aragukunda. Itorero waba urimo iryo ari ryo ryose, upfa kuba wejerejwe muri ryo. Ariko uyu munsi ndakubaza, ubukene bukugeze he? Umudayimoni w'ubukene akumazeho imyaka ingahe? Aba ni abaturage bo mu gihugu cy'i Makedoniya. Makedoniya ni igihugu cy'amajyaruguru giherereye mu bihugu by'i Burayi, aho bita muri Europe. Ni igihugu gituwe n'abaturage bakeya cyane, ariko baje kugira ibibazo. Bagira ibibazo bya politike, bagira ibibazo by'abami. Nk'uko mubyumvishije, ni igihugu cy'amajyaruguru. Muri make hahoze intambara n'amakimbirane menshi, bahura n'ibibazo byinshi bituma bajya mu bukene bukabije. Ariko ubukene bagiyemo bukabije ntabwo bwabaheranye. Uwiteka yarabasuye, imbaraga z'Imana zabagezeho. Nubwo bari mu makuba y'intambara nyinshi, barakennye mu buryo bufatika, barakennye mu buryo bw'umubiri, kubera ko ibyabo byose byangijwe n'intambara. Nyuma y'uko intambara irangiye, babatwa n'ibibazo bya politike mbi, ruswa iba nyinshi cyane. Mu by'ukuri barakena, ariko nubwo bari bakennye, ntago babuze kugira umutima wa kimuntu. Bari bakennye ariko bafite Kristo, bafite Imana. Bari bafite agakiza muri bo gatangaje, gahebuje. Abangaba Pawulo yavuze ntago bigeze bahwema n'ubundi gufata utwabo dukeya igihe bari bamaze kuva mu ntambara. Bagafata utwabo dukeya bakajya kudufashisha abakene, bakizirika imikanda, bakemera bakiyiriza. Ariko se wowe urimo uranyumva muri iyi saha, ufite ubukene? Nibyo koko bwakubayeho karande? Nibyo koko ufite umudayimoni w'ubukene? Nibyo koko uri mu ntambara yo gukena? Uri mu bushomeri bukabije? Ariko se ni ryari wizirika umukanda ngo ufate n'ifunguro wakariye umunsi umwe ngo urihereze umuntu ashonje, udafite amahirwe yo kuba yabona n'ibyo ngibyo bikeya? Abaturage b'i Makedoniya ni igihugu gifite amateka aremereye cyane. Mu by'ukuri unyemerere nkunyuriremo aya mateka y'abantu b'Imana bababajwe. Imana ishimwe cyane. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Iki ni igihugu cyahinduriwe izina aho cyamaze kubona ubwigenge. Nyuma y'uko kibonye ubwigenge, cyahinduriwe izina, bakita North Macedonia. Ni igihugu cyabonye ubwigenge 1991. Makedoniya y'amajyaruguru ifite ubuso bungana n'ibihumbi 25,713 kilometa square meta. Iki ni igihugu gitoya, gituwe n'abaturage 1,821,000 n'ibice 0,16. Mu by'ukuri urumva ni igihugu
kirutwa n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Igihugu cyacu cy'u Rwanda kiruta Makedoniya. Ni igihugu gitoya ariko gifite amateka, cyanditswe muri Bibiliya, kubera abaturage bacyo uburyo bahuye n'ubukene bukabije, kandi ubukene buturutse kuri politike, kutumvikana, ubwami bw'amabushyamirana. Abaturage baho bahura n'ubukene bukabije. Iki gihugu ubu ngubu uburyo gihagaze mu bijyanye n'imyizerere, mu bijyanye no kwizera imbaraga zitandukanye, Imana ishimwe cyane. Nyemerera nguhe ikaze nkunyuriremo gatoya uburyo gihagaze mu myizerere ya Gikristo. Ese wowe uhagaze he mu myizerere yawe? Itorero usengeramo, wizera Yesu Kristo? Umwizera gute? Ese wizera imbaraga z'Imana ko zishobora gukora ibingana iki ku buzima bwawe? Mu by'ukuri reka nkunyuriremo iki gihugu cya Makedoniya cyangwa se North Macedonia, kuko cyahinduriwe izina, gituwe n'abaturage batoya bakeya nk'uko twabyumvishije, gifite ubuso butoya nk'uko twabyumvishije. Ariko se ubu ngubu gihagaze gute mu myizerere? Ko muri icyo gihe babashije kugira neza, Imana ikabakura mu bukene, ikabatabara. Ibi bintu byumve neza, ntugende utabyumvishije, kuko nawe birakubaka. Nawe hari icyo biri bugufashe mu bukene bwawe urimo uyu munsi. Niyemeje kukugira inama mu buryo bw'umwuka, uburyo ushobora kwikiza ubukene, cyangwa se uburyo ushobora gutandukana na karande y'ubukene, bikagendana n'inyatsi ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Abakristo bose muri Makedoniya ubu ngubu bose hamwe barabarirwa kuri 60.43%. Abakristo bo mu itorero rya Orthodoxy barangana na 46.14%. Abakristo batandukanye barangana na 13.21%. Iyo bavuze abakristo batandukanye, ni abantu bafite amatorero atazwi, basengera ahantu hatazwi, bataramenyekana, muri make bacyaduka. Nibo bari ku kigero cya 13.21%. Abakristo b'itorero rya Evangelike barangana n'ibice 0.48%. Aya ni amatorero ndi kukubwira ajyanye n'imyemerere yabo nyuma y'uko bahuye n'ubukene bukabije, Imana ikabakura mu bukene. Abakristo ba Gatolike barangana n'ibice 0.37%. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Tugeze mu kindi gice Bibiliya itavuga neza, yanditse ngo abandi. Iyo bavuze abandi, bari ku kigero cyangwa se ku kigereranyo cya 0.7%. Ni abantu bafite amatorero, bafite imyizerere, abandi bafite imyizerere itandukanye. Ni imyizerere bo basa naho batemera Yesu Kristo. Imyizerere itazwi, imyizerere y'imbaraga z'umwijima, bari ku kigero cy'ibice 0.7%. Mu by'ukuri urumva ni bakeya ugereranyije n'abandi bakristo bizerera mu yandi matorero. Abayisilamu bari kuri 32.17%. Imana yo mu ijuru iguha umugisha kandi ikwishimire. Abandi Bibiliya ivuga bafite imyemerere yabo yihariye, urugero nk'abantu bemera yuko bagomba gusenga izuba, nk'abantu bemera yuko bagomba gusenga ibigirwamana. Ikigereranyo cyabo kigaragara yuko bangana na 0.48%.
100%. Ndongera nkugaragarize yuko hari n'abandi badafite igice na kimwe babogamiyeho, badafite imyemerere na mikeya, badafite ikintu na kimwe bemera. Imibare igaragaza yuko bangana na 7.20%. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Nk'uko nabikubwiye, Makedonia cyangwa se North Macedonia iherereye mu majyaruguru y'Uburayi cyangwa se muri Europe, cyangwa se iki ni igihugu nk'uko wavuga Uburusiya cyangwa se Ukraine, cyangwa se nk'uko wavuga Koreya y'Epfo cyangwa se Koreya ya Ruguru. Ariko iki ni igihugu gifite amateka. Ndibaza nkunyuriyemo muri makeya amateka y'iki gihugu. Yaba abaturage bageragejwe n'inzara, ariko nubwo bageragejwe n'inzara ntabwo barize, ntabwo biyahuye, ntabwo bavuye ku Mana. Uhuje iyi mibare y'abakristo y'amatorero azwi, wumva neza yuko ari abantu bagifite imyemerere ya gikristo. Abadafite imyemerere ya gikristo wumvishe ko imibare yabo iri hasi cyane, iri hasi cyane mu by'ukuri ugereranyije n'igihugu cyacu. Uretse nacyo nibinkundira nzasaba Imana imeho ihishurirwa, nabwo mbakorereho icyegeranyo, mbabwire uko abakristo bahagaze, abadafite imyemerere ya gikristo uko bahagaze, ibyo abanyarwanda twemera n'ibyo tutemera. Ibyo nabyo kuba warasubscribinze hano kuri Team of God TV ufite umugisha wo kuzabimenya. Intego yacu ni ukugira ngo dukure urujijo mu myemerere mu buryo bw'umwuka, ariho twibanda, tugamije kugira ngo Satani arekure ubuzima bwawe, imigozi yose igufashe y'imbaraga z'umwijima ikurekure, weye kugendera mu kigare mu gakiza k'iki gihe, ahubwo nawe uba umunyabwenge mu buryo bw'imyemerere. Ndumva nkunyuriyemo gakeya mu gihugu cya Makedonia. Bibiliya iri kuvuga hano mu buryo bw'imyemerere, abaturage bayo bahuye mu bihe, baciye mu bihe bikomeye, ariko yaba afite umwenda umwe akawuhereza mugenzi we, yaba afite ikiro cy'umuceri agahereza mugenzi we, bagasangira, bagafasha abandi aho kugira ngo bo bafashwe. Ariko baje kugirirwa neza n'Imana, Imana irabatabara, ibagirira neza, ubu baranezerewe, kugeza ubwo Imana yabiraseho umunyago, bandikwa mu gitabo cya Bibiliya. Pawulo yatangajwe nabo. Mu by'ukuri niba ushaka kuva mu bukene, intwaro ya mbere nakubwira ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, nk'uko bano baturage bo muri Makedonia cyangwa se North Macedonia bizeraga Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwabo. Nawe ugomba kwizera Yesu Kristo, niwe wenyine yagukura mu bukene, yakwirukana umudayimoni w'ubukene mu buzima bwawe no mu mibereho yawe. Ni ukwizera Yesu nk'umwami n'umukiza ubuzima bwawe. Ikindi, n'ubundi ntufite, n'ubundi ntutunze, gerageza ibyo byo nanjye narabikoze, Imana yabintabariyemo, narabibonye. Gerageza niba ufite inkweto imwe, niba uhuye n'umuntu atambaye, niba ufite inkweto ebyiri, gerageza umuhe. Gerageza bikeya ufite ubyubahishemo Imana, wubahe Imana, ukiranuke, ureke gukiranirwa. Mu by'ukuri ufashe abakene, ufashe abababaye, ugaburire abashonje, ugire umutima mwiza, uhore uri connecte n'ijuru, uhore wubaha Imana wicishije bugufiya. Imana izagukura ku cyavu cyawe, Imana izagutabara. Uyu munsi urabona igitangaza cy'Imana muri uku kwezi, iyi tariki, muri uku kwa 9, misiyo y'Imana nawe irakugeraho. Ikura umudayimoni w'ubukene ku buzima bwawe, ikura umudayimoni w'ubukene ku mibereho yawe. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, kandi Imana yo mu ijuru ikwishimire. Ese ushobora kwibaza, ni gute, ni izihe nzira waca kugira ngo umudayimoni w'ubukene ave ku buzima bwawe, ahunga imibereho yawe, ahunga urugo rwawe,
ahunga ubuzima bwawe, nawe utangire ubuzima bushya. Wahisemo neza kuba wankurikiranye hano kuri Team of God TV akantu ku kandi. Ngiye kukubwira strategy wakoresha mu buryo bw'umwuka butaziguye kugira ngo ubashe kwikura mu bukene, cyangwa se ubone izindi mbaraga zagukuraho umudayimoni w'ubukene, umudayimoni wo kudahirwa, umudayimoni wo kudatsinda, uhora utsindwa igihe cyose. Nkurikira ntujye kure. Mu magambo makeya, mu masegonda makeya, ngiye gusoza buno buhanuzi bwerekeye ku bukene cyangwa se ku mudayimoni w'ubukene. Ngiye kukubwira ikintu wakora, amagambo wakwatura, aho wayasanga, uburyo wasengamo, inzira wacamo, imbaraga zagukura mu bukene aho wazikura, zakwirukanaho umudayimoni w'ubukene. Mu magambo makeya cyangwa se mu masegonda makeya ugiye kunkurikirana, ibi ngibi ugiye kubyumva mpereye ku cyambere nkageza ku cyanyuma. Ndagusaba kuntega amatwi. Icyambere cyagukura mu bukene cyangwa se cyakwirukana umudayimoni w'ubukene ku buzima bwawe ni iki ngiki: iyegurira Imana. Turabisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cyawo cya 5 umurongo waho wa 3. Ikindi cya kabiri wakora: senga kandi wihangane. Turabisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cyawo cya 18 umurongo wawo wa 1. Ikindi cya gatatu cyagukura mu kigeragezo cy'ubukene: subiza umutima wawe mu kwizera ijambo ry'Imana no mu kwizera ko Yesu yagupfiriye ku musaraba. Turabisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cyawo cya 4 umurongo wawo wa 4. Reka tugere ku kintu cyaho cya 4. Iyindi ntwaro wakoresha ni ukwizera Uwiteka ko atagusiga, atakuretse. Ibyo nabyo turabisanga muri Zaburi ya Dawidi 23 umurongo wawo wa 1. Iyindi ntwaro ishobora kugutandukanya n'umudayimoni w'ubukene ariyo ya nyuma: kunda abandi, usengera abandi, usabira umugisha abanzi bawe. Ibi ngibi turabisanga mu gitabo cy'Imigani 11:25. Uwiteka aguha umugisha, Uwiteka aguhe byose wifuza. Niba wankurikiye akantu ku kandi, unyemerere nkomeze nihute cyane mbabwire n'ubuhanuzi bwerekeye ku mudayimoni w'urushako rubi cyangwa se ikigeragezo cy'urushako rubi, uburyo ushobora kwikura muri ibyo bihe, uburyo ushobora kwikura muri izo mbaraga zidasanzwe, izo mbaraga zishobora kukubuza ijuru. Ndagira ngo nkubwire ngo byo birakomeye cyane, ntago byoroshye. Ndagira ngo nkubwire akantu ku kandi, uburyo ushobora kwitandukanya n'uwo mudayimoni, ikiwuzana ku buzima bwawe, uburyo ushobora kwitandukanya nawo ukabaho ubuzima bwiza busesuye. Maze ngaruke mwese mbasengera Imana, mbaturiraho amagambo Imana yambwiye ku buzima bwanyu. Ndagira ngo wige wumve iyi video akantu ku kandi, mumenera amabanga ya Satani ari ku buzima bwawe, tugamije kugira ngo Satani arekure ubuzima bwawe n'imibereho yawe n'abawe, ugire urugo rwiza, uzagira urushako rwiza, cyangwa se wowe ururiho Imana yongera ihindura imibereho yawe mu rugo rwawe urimo, ikura amarira n'intonganya mu rugo rwawe, ikureho umutima uhagaze mu rugo rwawe, ugire urushako rwiza rutemba itoto, urushako rwiza rurimo Kristo, rurimo imbaraga zidasanzwe z'Imana. Ndagushimiye kuba uri kunkurikirana hano kuri Team of God TV. Imbaraga z'umwuka wera nizo dutangiriramo tukanazisorezamo. Reka twinjire muri iri jambo. Reka dusome Samweli wa mbere 25:38. Haranditswe ngo: hahise iminsi 10 Uwiteka akubita Nabali arapfa.
Imana ishimwe cyane. Muri ubu buhanuzi urumvamo uyu mugabo Imana yampaye, ndi bwifashishe Bibiliya ivuga yitwa Nabali. Nabali yari afite umugore yitwaga Abigayeli. Mu by'ukuri bari barashakanye, ariko uyu mugore yari yarahuye n'ibibazo. Nabali uyu nguyu yari umunyarugomo, atubaha Imana, yakoraga ibyaha by'indengakamere, yahozaga umugore wiwe ku gitutu, yamubuzaga gusinzira, yamubuzaga amahwemo, kugeza n'ubwo amubuza gusenga Imana ngo amubuze gukizwa. Uyu munsi wowe uri kunyumva, ntabwo wahiriwe n'urushako, wagize urushako rubi, uhura n'ikigeragezo cy'urushako, mu rugo iwawe hazamo umudayimoni w'urushako. Abantu barahagurutse baravuga, iyo uri mu kigeragezo buri wese n'utagufatagaho ijambo agufataho ijambo. Wararize, warasenze, wakoze ibishoboka byose kugira ngo urebe ko nawe wakubaka kimwe n'abandi, ugire umuryango mwiza, nawe uhirwe n'urugo, ariko byaranze. Wahuye na Nabali mu rugo rwawe, akubuza amahoro, uri umumama urakubitwa buri munsi. Mu by'ukuri urabona ukomeje kugira urugo rumeze gutyo, nta nubwo wazanabona ijuru. Nibyo koko, isi yakubanye nini kugeza ubwo ugerageza no kwiyahura. Uyu Nabali Imana yamutumyijeho abantu benshi, imutumizaho abakozi b'Imana benshi. Nabali yanga kwihana, arakomeza arinangira. Birashoboka ko iyi saha ufite umugabo yakubereye mubi, ufite umudayimoni agenda ku buzima bwiwe. Mu by'ukuri wibaza ikibimutera, kandi mushakana wabonaga ari muzima, nyuma yaho biza guhinduka yarinangiye. Nibyo koko uri mu kigeragezo cy'urushako rubi. Uyu munsi ushobora kuba uri mu rushako rubi, uri mu rushako rubi uri umupapa, uri mu rushako rubi uri umumama. Umugore wawe yakubereye Nabali, umugabo wawe yakubereye Nabali. Uyu munsi Nabali, muri iki gitondo Nabali, iryo zina Nabali rirahinduka mu mibereho yawe, rirahinduka ku buzima bwawe. Uyu munsi witeguye kwakira izindi mbaraga zinesha. Uyu munsi witeguye kwakira imbaraga z'Umwuka Wera. Uyu munsi witeguye kwakira imbaraga zikuneshereza. Uyu munsi muri iki gitondo Imana yubuye dosiye yawe, Nabali ku buzima bwawe, Nabali ku mibereho yawe. Uyu munsi Satani arahunga urugo rwawe. Uyu munsi umudayimoni, ikigeragezo cy'urushako rubi kirava ku buzima bwawe. Bibiliya ukomeje gusoma hano bitwereka ko Uwiteka yarambiwe agasuzuguro ka Nabali. Uwiteka yarambiwe urushako rubi, umudayimoni w'urushako rubi. Nyemerera muri iki gitondo ngo usengere Imana, umudayimoni w'urushako rubi apfe ku buzima bwawe, ave mu rugo rwawe, tumwice, tumushyingure, izina ryiwe ryibagirane, imbaraga z'Imana zibashe kumwica. Nawe uba umuntu utuje. Igihe warize kirahagije, igihe warariye hanze kirahagije, igihe waraye udasinziriye kirahagije, igihe waraye utariye kirahagije, igihe waraye udashyize umutima hamwe kirahagije. Unyemerere Nabali ari mu rugo rwawe abashe gusohoka, Nabali ari ku bana bawe abashe gusohoka, Nabali ari muri ubwo burwayi bwawe abashe gusohoka, Nabali ari muri iyo bizinesi yawe abashe gusohoza ka relevo sinini ya vodestato kerelevo mini destaya. Muri iki gitondo dusohore Nabali ku buzima bwawe, dusohore Nabali ku bana bawe, dusohore Nabali mu muryango wawe, dusohore Nabali mu bitekerezo byawe. Ndagira ngo umubaze uyu munsi, ubaze umudayimoni w'urushako rubi, ubaze ikigeragezo cy'urushako rubi kikumazeho igihe, ukibaze ngo wiyita iki? Ko nabijyanye mu muryango bikanga, nkabijyana mu nshuti bikanga, nkabijyana mu itorero bikanga, nkabijyana mu buyobozi bikaba byaranze, kandi ntashaka gusenya.
uyu munsi dayimoni atuma wubaka nabi ukagira urushako rubi, dayimoni atuma uhora ushwana n'umuntu wawe mwashakanye, dayimoni atuma utubaka, uyu munsi turamusohora mu buzima bwawe. Dayimoni yakwigirijeho nkana, uyu munsi arapfa ku buzima bwawe. Ndabona Imana igutabara, ndabona Imana ikugirira neza. Uyu munsi unyemerere nkubwire akantu ku kandi, buri kintu cyose tumena amabanga ya Satani ku buzima bwawe. Dayimoni yakubuzaga kubaka neza ngo wubake nk'abandi, apfe ku buzima bwawe. Nibyo koko wanyumvishije, uyu munsi dayimoni apfe ku buzima bwawe, apfe ku mibereho yawe. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, Imana yo mu ijuru ikwishimire. Ndagira ngo unyemerere dusome ikindi cyanditswe kimwe gusa, ngaruke ngusengera Imana, ngaruke nkwaturiraho aya magambo Imana yampaye ku buzima bwawe, ngaruke nkubwira ino message Imana yampaye ku buzima bwawe. Wowe umaze iminsi urira kubera urushako rubi, wowe umaze iminsi ushaka kwiyahura kubera urushako rubi, wowe umaze iminsi mu manza kubera urushako rubi, wowe umaze iminsi wihebye kubera urushako rubi, wowe ni Nabali ari mu buzima bwawe, ariko amaherezo ya Nabali byarangiye Imana imukuye mu buzima, imwishe kugira ngo umugore wiwe yongere kumva atekanye, kugira ngo umufasha wiwe yongere kumva yongeye gukorera Imana, yumve abonye umutekano. Uyu munsi nawe umutima wawe uratahamo ituze riturutse kuri Kristo. Uyu munsi urugo rubi urarwibagirwa, uyu munsi uburiri bubi urabwibagirwa. Birashoboka kugira urugo rubi, birashoboka ko ushaka nabi ukagendera muri vewiti, nyamara umudayimoni w'urushako rubi ntakangwa na vewiti, ntakangwa na etaje, ntakangwa no kwambara imyenda ihenze, ntakangwa no kuba ufite tayiti ikomeye muri leta, ntakangwa no kuba ufite iduka rikomeye, ntakangwa no kuba ufite amafaranga. Umudayimoni w'ubukene, umudayimoni w'urushako rubi, ibyo bintu iyo byinjiye mu buzima bwawe bisohorwamo n'imbaraga idasanzwe y'Imana, ariyo nzanye muri iki gitondo kugira ngo Yesu abashe kutuneshereza, kugira ngo imbaraga z'Imana zibashe kuza ku buzima bwawe. Unyemerere iri jambo uko ubyumvishije, ubu buhanuzi uko bwabashije gusengana Imana nibo bari ko bugusiga, imbaraga y'Imana ibashe kukuneshereza. Ndumva ashaka kugukonegita ku mavuta y'ishuru, ndumva ashaka kugukonegita ku mbaraga zidasanzwe z'Imana, ndumva ashaka kugukonegita ku mbaraga zigukura muri ayo marira, muri ibyo bigeragezo mazeho igihe. Ndagira ngo nkubwire, abapasiteri barabizi, abadiyakoni barabizi, abantu bakomeye musengana bose barabizi, ariko icyo kigeragezo cyarabananiye. Yesu yari atarihagurukira. Uyu munsi Imana irahagurutse, ihagurutse kuri uwo mudayimoni, ihagurutse kuri uwo mudayimoni w'urushako rubi, ihagurutse kuri icyo kigeragezo cy'urushako rubi umazemo igihe. Relevo sinini yavu destai tokerevo mini destai mini destai relevo sinini yavu destai. Ndabona Imana ikuneshereza, ndabona ubutabazi bw'Imana ku buzima bwawe, ndabona iki gitondo ari cyo gukira ubwo burwayi ufite, ndabona icyo gitondo ari cyo kuva muri ibyo bikomere byawe, ndabona iki gitondo ari cyo kwakira iyindi mbaraga idasanzwe. Mudayimoni ari mu rugo iwawe agasohoka, mudayimoni ari ku buzima bwawe atuma guteza ubukene agasohoka. Nshuti mwene data, ndagira ngo wizere Kristo nk'umwami n'umukiza ku buzima bwawe, ndagira ngo wizere imbaraga idasanzwe ku buzima bwawe, ndagira ngo wizere ko Yesu yagupfiriye, ndagira ngo wizere igitangaza kidasanzwe muri iki gitondo, ndagira ngo wizere gukira indwara idasanzwe muri iki gitondo, ndagira ngo wizere ko ugiye gutsindira akazi muri iki gitondo, ndagira ngo wizere yuko uburwayi bukabije, gupfusha, kurira buri munsi, kudivorusa bya buri gihe, ndagira ngo wizere ko Imana yimutse ku buzima bwawe. Ntabwo waremewe ibibazo, ntabwo waremewe amarira, ntabwo waremewe kurira. Icyo ngusaba ni ukwizera Imana, no kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ku buzima bwawe. Nyemerera nongere some icyanditswe kimwe, ubundi nze dusoza. Ntiza umunota umwe gusa ngusomere icyanditswe kimwe gusa, ubundi ngaruke ngusengera Imana dusoza. Uwiteka aguha umugisha. Ese indi nkuru shyashya
wari ubizi ko Imana igiye kuguhorera? Wari ubizi ko Imana ijya ihorera abantu? Reka dusoreze mu iki gitabo cy'umuhanuzi Hoseya, igice cyaho cya mbere, umurongo waho wa 3. Haranditswe ngo, nuko aragenda acyura Gomeri umukobwa wa Diburayimu, asama inda, amubyaraho umuhungu. Maze Uwiteka aramubwira ati, izina rye umwite Yezebeli, kuko hasigaye igihe gito ngahora inzu ya Yehu amaraso ya Yezebeli, kandi nzamaraho ubwami bw'inzu ya Isiraheli. Imana ishimwe cyane. Wowe umaze igihe mu kigeragezo cy'urushako rubi, umaze igihe urwana n'umudayimoni w'urushako rubi, ubuhanuzi bukomeye Imana yampaye ku buzima bwawe, ije kugutabara, iteguye igitangaza, kandi Imana ije kuguhorera. Reka nongere mbisubiremo, Imana ije kuguhorera. Ushobora kuba wari ufite ikigeragezo cy'urushako gituruka ku rubyaro. Hari ibintu Imana itaguhaye bituma ubihorwa. Hari ibintu Satani yakwambuye bituma utagira agaciro muri uwo muryango urimo, bituma utagira agaciro muri sosiyete. Imana igiye kubigusubiza nk'uko Imana yahaye urubyaro Gomeri, kandi Uwiteka akamuhorera. Ibintu byose Imana igiye gutanga ku buzima bwawe igiye kubyita izina, kubera yuko igiye kubishyiraho ikimenyetso kugira ngo Satani atazongera no kubitunga urutoki. Ndagira ngo witegure. Iki kigeragezo wari urimo cyari kikwigisha, kandi ishuri wararifashe. Wari uri muri training, kandi training yawe irarangiye. Iki ni igihe cyo gutabarwa. Iki ni igihe cyo gusama inda yo gutabarwa. Iki ni igihe cyo kubyara umuntu w'igitangaza agiye kugucungura, wowe waheranywe n'ubugumba. Iki ni igihe cyo guhabwa akazi, Imana ikakuzamurira agaciro muri famiye yawe. Iki ni igihe cyo gukira ubwo burwayi bwari bwaratumye ugira urushako rubi muri family yawe. Iki ni igihe imbaraga y'Imana, ibiro by'Imana, ofisi y'Imana ihagurutse iri kwiga ku idosiye yawe. Uku kwezi misiyo y'Imana iragusiga nawe aho wakomeretse hose. Imana ikomoye ibikomere, wambitswe ikamba ry'ubutabazi nk'umuntu yitwaye neza mu kigeragezo, nk'umuntu yarize amarira meza akageragezwa. Imana ije kuguhorera, kandi uwakwirukanshije aguhora ikigeragezo wari urimo, mubwira ahagarara hageze, ndetse yibuke neza inzira yaciyemo, kuko nawe ugiye kumuhindukirana umwirukasa umusubiza inyuma. Kubw'imbaraga z'amadayimoni yamye agushyiraho, niwe zigiye guhindukirira zimwice. Umurozi muturanye yatuma utabyara, umurozi muturanye atuma utabasha gutunga ikintu na kimwe, umurozi muturanye atuma udatunga abana bawe uko ubyaye, buri gihe ahora atuma bava mu mubiri. Ndagira ngo nkubwire ngo karande wasanze mu muryango washatsemo, cyangwa se wakuye mu muryango waturutsemo, cyangwa se karande watewe n'abaturanyi, uyu munsi bwira icyo kigeragezo, bwira Satani ngo igihe cyawe cyarangiye. Itangira witoze kutaba mu kigeragezo cy'urushako rubi, ahubwo utangire witoze ku bantu Imana yigishirije mu rushako, bagiye kwigisha abandi isomo bakuye mu rushako. Iyi ni kaminuza wize, urayisoje. Wakira ubutabazi bw'Imana muri iki gitondo. Ntabwo nzi aho uherereye wowe ndi kubwira, ntabwo nzi igihugu urimo, ariko ndimo ndakubwira ngo Imana igiye kuguhorera, kandi ubwo igiye kukubakira. Imana uwisomeje amata, uwihaye amata, imuhera mu nkongoro itanduye. Irabanza igakura abantu badafite umumaro mu buzima bwawe, ndetse abagusetse ikagutabara bahari. Ukanywera ku nkongoro y'amata, nawe ugashisha, wa mubiri wawe wagiye ukongera ukagaruka, bya bindi byawe wabuze byose bikongera bikagaruka. Ariko ndafashijwe muri iki gitondo. Relevo sinini of this time. Imana ishimwe cyane. Hari byinshi wabuze, Imana igiye kuguhorera ikagaruka. Ariko mbere yuko Imana ibigarura, ndagira ngo ngusabe, mbere yuko Imana igarura
umunezero mu rugo rwawe. Mbere y'uko Imana yirukana umudayimoni w'ubukene mu buzima bwawe, nawe mbere y'uko Imana yirukana umudayimoni w'urushako rubi mu buzima bwawe, hari amagambo nshaka ko nawe ko watura, hari inzira nshaka kugenderamo, hari amagambo Imana yambwiye ngo nkubwire, nawe ubashe kuyagenderamo, nawe ubashe kuyakoreramo. Aya magambo nyemerera umpize iminota mikeya mbanze nyakugezeho, ubundi ngaruke ngusengera Imana. Wowe ni wowe ndi kubwira, Nabali mu rugo iwawe. Ushobora kuba ufite umugore yarakubereye Nabali, ufite umugabo yarakubereye Nabali, ushobora kuba ufite umwana yarakubereye Nabali, ubukene bwarakubereye Nabali, indwara nayo yarakubereye Nabali. Erega ushobora kugira amakimbirane mu rugo kubera ubukene, ushobora kugira amakimbirane mu rugo kubera uburwayi ufite, ushobora kugirana amakimbirane mu rugo kubera ubugumba. Iyo ni Nabali iri ku buzima bwawe. Nyemerera rero uyu munsi Imana izanye indishyi y'akababaro, ije kugutabara, ije gukura Nabali ku buzima bwawe. Misiyo y'Imana muri uku kwezi kwa 9 ku itariki 26 muri iki gitondo cy'ubutabazi bw'Imana, Imana ije kuguhorera wa mubyeyi urimo uranyumva, Imana ije kuguhorera wa mupapa uri kunyumva, Imana ije kuguhorera wa musore we nawe wa mukobwa uri kunyumva. Wakira igitangaza cy'Imana kidasanzwe. Ubuzima wari urimo ntabwo bwari ubukwica, byari ishuri Imana iri kukunyuzamo kugira ngo ibashe kukuneshereza, icyubahiro cyayo kiyerekane ku buzima bwawe. Sema mena uherereye Relevo Sinini ya Vodestar. Ndagira ngo nkubwire ngo sinzi aho uherereye, ariko ndi kubona Imana ikubohora kwiyongoye, ndi kubona Imana igukura ku kigeragezo cy'ubukene, ndi kubona Imana igukura ku kigeragezo cy'urushako rubi. Niba wizeye muri iki gitondo, urabona igitangaza cy'Imana muri uku kwezi, urabona igitangaza cy'Imana muri uyu mwaka, urabona igitangaza cy'Imana, ubuzima bwawe bwongere bwishime bunezerwe. Ndagira ngo nkubwire ngo tera haleluya, zamurira icyubahiro Imana ahantu hose uherereye. Mando de stato Relevo Sinini yavo. Ubwo burwayi ufite buragenda, ubwo bukene ufite buragenda, ubwo bushomero ufite buragenda, iyo karandi iri muri famiye yawe iragenda, uko gupfusha biragenda, uko kurira, iyo depression agahinda gakabije karagenda. Ndabona ikiganza cy'Imana kigenda ku buzima bwawe. Nubwo uri kureba ugoswe n'ibibazo, Imana nayo ikugotesheje abamarayika bayo kugira ngo bahangane n'iyo karande, kugira ngo bahangane n'abo badayimoni, kugira ngo bahangane n'iyo myuka mibi ibashe guhunga ubuzima bwawe. Nabali ari ku buzima bwawe uyu munsi arahunga. Sema amena. Ndabona Imana iguhagurutsa mu iyo sayo, ndabona Imana iguhagurutsa mu wa mubabaro, ndabona Imana iguhagurutsa muri ako gahinda. Ndagira ngo nkubwire ngo uzamurire Imana icyubahiro, wizere Kristo nk'umwami n'umukiza muri iki gitondo. Urabona igitangaza k'Imana. Reka nkubwire amahame ugiye kugenderaho nyuma yo kumvishije aya magambo y'Imana cyangwa se ubuhanuzi bw'Imana. Ndagira ngo untege amatwi, wowe ufite umudayimoni w'urushako rubi. Ikintu cya mbere kugira ngo Imana igukureho umudayimoni w'urushako rubi, ikintu cya mbere ugomba gukora no gushingira urushako rwawe kuri Kristo. Ibyo ngibyo turabisanga muri Zaburi 127 umurongo waho wa mbere. Ndagira ngo nkubwire irindi hame rya kabiri. No gukunda nk'uko Kristo yagukunze. No gukunda umuntu wawe, kugira urukundo rudasanzwe nk'uko Kristo yagukunze. Ibi ngibi turabisanga mu Befeso 5:25. Irindi hame rya gatatu no kugira imbabazi no kwihangana bidasanzwe. Unyumve neza, uyu munsi hindura, gira imbabazi no kwihangana bidasanzwe, nibwo uzabasha kugira urugo rwiza. Ibi ngibi turabisanga mu Bagalatiya 3:13. Shuti mwene data, mupapa uri kunyumva, mama muri kunyumva, mukobwa witegura gushaka cyangwa se gushinga urugo, musore witegura gushaka cyangwa se gushinga urugo, umva no mahame. Ihame rya gatatu no kugira imbabazi n'ubwihangane bwegereye Imana cyane. Urasoma igitabo cy'Abagalatiya igice cyaho cya 3 umurongo wa 13. Niho turi bubisange. Hano kuri Team of God TV dutangirira mu mwuka tugasoreza mu mwuka.
Irindi hame rya kane ni ukuvugisha umupatina wawe cyangwa se umuntu mwashakanye, ukamuvugisha urukundo, ukamuvugishanya ineza, ukamuvugishanya urukundo no guca bugufiya. Ibyo nabyo turabisanga mu Befeso 4:25. Ikindi cya gatanu, irindi hame rya gatanu, ni ukwiyemeza gusengera hamwe mwembi muri babiri. Turabisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 18 umurongo wa 19. Ihame rya gatandatu rishobora gutuma utsinda ikigeragezo cy'urushako rubi ni ukwanga icyaha gishobora kwinjirira umuryango wawe. Turabisanga muri Yakobo igice cyawo cya 4 umurongo wa 7. Irindi hame rya 7 rishobora gutuma utsinda ikigeragezo ukava mu kigeragezo cy'urushako rubi, kwemera kuyoborwa n'umwuka wera mu buzima bwawe. Ibyo nabyo turabisanga mu Bagalatiya 5:22 na 23. Ndagushimiye wowe twabanye, ndagushimiye wowe wankurikiranye akantu ku kandi hano kuri Team of God TV. Uwiteka aguha umugisha, Uwiteka akwishimire, aguhereze byose wifuza. Imbaraga z'Imana zikugaragareho, igitinyiro cy'Imana kikugaragareho. Ndagushimiye ngusabira umugisha uturuka ku Mana. Ndagusaba wowe twabanye ugeze hano bwa mbere, kanda subscribe, udusangiza ibitekerezo byawe muri komenti, kandi ntiwibagizwe gusangiza buno butumwa n'abandi bantu nabo bakabasha kumva ubuhanuzi icyo Imana ibavugaho. Ndagushishikariza guhora udukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu hano kuri YouTube, TikTok, Twitter, Instagram n'ahandi. Kuri Facebook hose tuba turiho, ni Team of God TV. Ni iby'agaciro gakomeye kuba wajya mu muryango mugari w'aba Team of God TV. Ndagusaba kugira ngo dusubire muri video iri bukurikireho. Nibyo koko ndagukunda cyane, kandi n'Imana yo mu ijuru iragukunda. Uwiteka aguhereze byose wifuza, imigisha y'Imana ibashe kugufubika, ineza y'Imana, igitinyiro cy'Imana kigaragare guhera uyu munsi mu bintu byawe byose ukora, aho ujya, abo muvugana. Umugisha uwubone muri byose, urukundo rw'Imana rubashe kukugeraho. Ndakubwira yuko Imana igukunda, nongere mbisubiremo, Imana iragukunda. Ntuzagere ahantu ubona yuko wakwiyambura ubuzima, aho ugeze ubona bikomeye, niho Imana ije gutangirira, igiye kukugirira neza ikagutabara. Urukundo rw'Imana